Umubyibuho ukabije ukomeje gufata indi ntera cyane mu rubyiruko, abasore n'inkumi, aho bumva ko kuba babyibushye rwose bibatera isoni n'ikimwaro. Uyu munsi rero ngiye kuganiriza ese umubyibuho ukabije wawirinda gute, cyangwa se niba unafite taye yawe nziza wayigumana gute utongerewe ibiro. Uyu munsi ngiye kukubwira iby'ubushakashatsi bugaragaza. Niba uri mushyashya rero guhaye ikaze, kandi niba uhasanzwe urakoze cyane, uri umuntu w'agaciro. Reba ahantu handitse subscribe niba ushyashya ukore subscribe, kandi nibagiwe na like yawe. Niba ufite igitekerezo muri comment duhurireyo. Uyu munsi rero ngiye kukubwira neza iby'ubushakashatsi bwerekana ku bijyanye n'umubyibuho ukabije. Umubyibuho ukabije ngo ntabwo ari ukwicisha inzara, kandi rwose bavuga ko ikintu gitera umubyibuho ukabije ari uburyo ki turya, imyitwarire mu mirire yacu, kandi ibyo byose ngo bishobora kuba byahinduka. Ese ubundi ni gute koko ushobora kuba wahindura ibintu urya kandi bikajya ku murongo, ku buryo bikugumisha kuri taye yawe, bikanakugumisha no ku biro byawe? Ibyo byose rero egera hafi mubwire neza ibanga ririmo n'ukuntu ushobora kubikora, ngugire n'inama y'ibiryo ushobora kuba wafata bya buri munsi, kandi ndagenda nkubwira n'akamaro ka buri biryo uzagenda ufata n'icyo bizagenda bikumarira. Ese wakibaza ngo kubera iki abantu babyibuha, cyangwa se wakibaza ngo umubyibuho umuntu awukura hehe? Ubushakashatsi bwerekana ko umubyibuho uterwa cyane cyane no kurya ibiryo birimo calories nyinshi kurusha izo umubiri wacu ukoresha, no kurya isukari nyinshi n'ibiribwa bikomoka mu nganda cyangwa se byatunganyirijwe mu nganda, kubura fibers mu mubiri wacu. Izo ni fiber zituruka mu biribwa bitandukanye, aribyo tugiye kuvugaho mu kanya. Kudakora siporo nabyo burya biza mu bintu byagutera umubyibuho ukabije. Gusinzira nabi nta na stress ufite burya nabyo bishobora kugutera umubyibuho ukabije. Ubundi umubyibuho ukabije ntabwo ari ubunebwe, ahubwo ari sisiteme y'umubiri iba yarangiritse, uko umubiri wawe wakoraga biba byarangiritse. Dore rero ikosa rya mbere aho abantu bibeshya cyane mu kuba bagabanya umubyibuho wabo ukabije, cyangwa se kuba bashaka kuguma kuri taye. Abantu benshi batekereza ko kugabanya ibiro bisaba kureka kurya, ariko ubushakashatsi bwerekana ko kwicisha inzara bituma metabolism yawe igabanuka, umubiri wawe ugatangira kubika amavuta kurushaho. Urumva ko rero bituma nyine umubiri wawe ahubwo utakontorore kurushaho. Igisubizo rero cy'ibyo ngibyo ni uko wajya neza ahubwo aho kwicisha inzara, aribyo mukangiye kukubwira. Ese ni gute wajya neza? Ubundi umuntu ufite umubyibuho ukabije hari ibiribwa aba akwiye kwitaho. Ikiribwa cya mbere umuntu ufite umubyibuho ukabije aba akwiye kwitaho ni ibiribwa bifite fiber, ikinyabutabire bita fiber. Fiber ituma umuntu wayiriye ahaga igihe kirekire, kandi burya fiber iyo wayiriye ikugabanyiriza na apeti, uba wumva udashaka kongera kurya vuba. Ubushakashatsi bwerekana ko abantu barya fiber nyinshi abagabanya umubyibuho wabo mu buryo bworoheje. Ibiribwa rero bibamo fiber ni ibihe? Ibiribwa bibamo fiber hazamo imboga rwatsi, harimo brokoli, imboga dodo, kokombure, karoti n'izindi mboga zisanzwe zikora salade. Izo zose ziragufasha cyane kuba ziba zirimo fiber. Iyo uziriye bikongera ko utari buze kongera gusonza vuba, kandi bikakugabanyiriza ibyago byo kuba wagena calories nyinshi. Muri ibiribwa mubwiye nta calories nyinshi zibamo. Ikindi kiribwa rero ni imbuto. Imbuto se ni izihe mbuto zibamo fiber nyinshi ikenewe ku muntu ushaka kugabanya ibiro? Urubuto rwa mbere ni apple. Pome nayo urumva ko iri mu bintu byagabanyiriza ibiro, hakazaho na avoka. Ibindi biryo rero ni ibijumba n'ibishyimbo. Ibijumba n'ibishyimbo biri mu biryo rwose bigabanya ibiro, kuko biba birimo calories nkeya. Ibindi biryo rero ukwiye kwitaho ni ibiryo birimo proteine nyinshi. Ibiryo birimo proteine ifasha umuntu ufite umubyibuho ukabije, bimufasha kuba yatwika amavuta ari mu mubiri we, kurinda imikaya, kugabanya n'inzara muri we. Iyo uriye ibiryo bifite proteine biba byagabanyiriza inzara, ukumva nyine nabwo udafite inzara nyinshi, bikagufasha kutarya ibintu byinshi nanone kugira ngo bikongerere umubyibuho. Ibiryo birimo proteine bya mbere rero ni amagi, inyama zitagira amavuta menshi, amafi, ibishyimbo. Ibyo biryo byose nabyo bigira proteine yagufasha kugabanya umubyibuho. Ibindi biribwa rero ukwiye kwitaho n'ibyo ukwiye kwirinda
harimo ibyo ukwiye kwirinda, harimo imigati, white breads n'amachips. Amachips na white bread byose ukwiye kubyirinda. Bongera bavuga ko ukwiye kurya nyine umuceri utatunganyijwe cyane n'ibijumba. Ibindi biribwa ukwiye kwirinda cyangwa ukwiye no kwitaho, amavuta yasubiwemo kenshi, burya nayo ntago ari meza cyane. Reba amavuta ukwiye kurya. Amavuta ukwiye kurya cyangwa se ukwiye kujya ukoresha ni olive oil, avocado oil na oil nuts, mavuta y'ubunyobwa n'amavuta ya avoka n'amavuta ya olive oil. Ayo mavuta niyo meza cyane ku bantu bashaka gutakaza ibiro byabo n'umubyibuho. Ikindi kintu gifasha kuba wagabanya rero ibiro byawe, burya ngo ibiryo byonyine ntabwo biba bihagije, umuntu akwiye kongeraho n'agasiporo. Kugenda nk'iminota at least 30 ku munsi nabyo byagufasha. Gusinzira amasaha 7 ku 8 nabyo burya birafasha. Kugabanya stress zawe, burya stress zizamura icyo bita hormones. Hormones rero ni ikinyabutabire cyangwa se umusemburo uzamuka iyo ufite stress, ukaba umusemburo rero ukaba wagutera kubyibuha bikabije. Icyo usabwa rero ni ukugira ngo wirinde stress, uryame neza, kandi ku munsi ugira ka exercise ukora kabatwara iminota 30, aho ngaho karagufasha cyane. Ariko nanone ntabwo exercise zonyine cyangwa siporo zonyine zishobora kuba zagufasha kugabanya ibiro byawe igihe utakontorole imirire yawe. Ese imirire yawe ubundi ukwiye kuyikontorora gute? Ukwiye kuyikontorora nk'uko twabonye hano hejuru, ibiryo bitunga umubiri, ibyubaka umubiri, indyo yuzuye muri rusange. Ariko nanone ukagerageza ukagabanya ingano y'ibiryo. Hari abantu udusanga bari kurya ibiryo birengeje ingano y'ibyo bagakwiye kuba barya. Uwo nguwo rwose niyo yabariye ibyo bifite za proteine twavuze, bifite ibinyabutabire bya fiber, ntabwo bisugira bimugabanyiriza ibiro, keretse iyo wariye ibiryo biri mu rugero bigabanyije ingano yabyo, uri gushaka mu nda hatoya cyangwa se uri gushaka gutakaza ibiro. Kongeraho na siporo, rwose ibyo bintu bijyana ibiro byawe, gatuma n'ibiro byacu byagabanuka mu buryo bworoheje. Kandi ujye umenya ko ibiryo ari wo muti wa mbere uri naturel, niwo muti isi ifite udafite ingaruka ku mubiri wawe, kandi ubuzima bwawe buri mu biganza byawe. Niyo mpamvu ukwiye kwita ku mirire yawe, kugira ingano ntoya cyangwa se kugabanya ibiro bihera mu gikoni, then bikagenda bikagera no muri gym cyangwa se muri siporo za buri munsi tugira buri munsi. Ubundi ku munsi cyangwa se iminsi 5 mu cyumweru ukwiye kugira exercise ukora gakeya, kagufasha uko ubuzima nyine, kagufasha no gutuma amaraso yawe atembera mu mubiri neza. Mwakoze cyane rero kubana nanjye muri ikiganiro twigiyemo ibintu byinshi kandi bitandukanye. Niba wagikunze, kanda kuri like, kandi unakore kuri subscribe, unasharinge bagenzi bawe kugira ngo bajye baza twigane buri munsi. Wakoze cyane rero, Imana ikumere umugisha, komeza ugubwe neza. Ciao ciao, reka tubone muri video y'ubutaha. Ciao ciao, I love you.